Muraho neza inshuti za Elizabeth, Mutoni wa se, nizere ko mumeze neza. Nanjye ndaho meze neza, ndashima Imana. Nukuri ntacyo nshinja Imana yagize neza. Ndakeye ku maso kandi nzi ko nta muntu ufitanye nawe ikibazo. Ibyo rero byantera gushima Imana. Nkomeje kubifuriza umwaka mushya muhire, Imana ikomeze ibagirire neza, Imana ikomeze yivange mu byanyu. N'abantu kuva twatangira umwaka babuze abantu bahaye Paul cyane, kugira ngo mukomeze mwihangane. Sasa uyu munsi nicaye mu rugo, nifuza ko nakora iyi video kugira ngo dukomeze tuganire, dukomeze dukundane kurushaho, dukomeze tumenyane kurushaho. Sasa uyu munsi nazanye topiki ivuga ngo nazanye ibintu bitanu by'ingenzi bishobora kudufasha gukoresha igihe cyacu neza muri uyu mwaka wa 2026 tugiyemo. Ibintu bitanu bishobora gutuma dukoresha igihe cyacu neza. Ibyo bintu bitanu ni ibi. Nshobora kuba nateguye bitanu, tukavuga bitatu cyangwa bibiri bitewe. Gutangira umwaka, ikintu cya mbere bundi, ikintu cya mbere kurusha ibindi bintu byose ni ugutangira umwaka dushyira Imana imbere. Mu byacu byose dushyira Imana imbere, mu bibazo byacu dushyira Imana imbere, mu byishimo byacu dushyira Imana imbere, ambiance tugira, ibirori tugira, tugashyira Imana imbere. Ibibazo tugira ko ibibazo ntibizareka kuba, tugashyira Imana imbere. Ibyo bizadufasha gukura mu buryo bwo mu mwuka. So ubundi gushyira Imana imbere ni ibihe bintu biba bikenewe. Ubundi gushyira Imana imbere mu bintu byose, ugasenga Imana, harimo gusenga, icyo ni icya mbere. Harimo gusoma ijambo ry'Imana, harimo guca bugufi kugira ngo Imana iduhe icyerekezo cy'ubuzima bwacu, Imana iduhe icyerekezo cya buno buzima tuba dutangiye, cyangwa se uyu mwaka tuba dutangiye. Ibyo nabyo birashoboka. Ibyo twabisanga hano, nazanye na Bibiliya. Ibyo twabisanga mu gusoma, gusenga, twabisanga muri Zaburi igice cya 9 umurongo wa 12. Reka tuharebe igice cya 9, igice cya 90 umurongo wa 12. Yes, Zaburi igice cya 90 umurongo wa 12. Reka tuharebe ukuntu havuga. Umurongo wa 12 haravuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Bisanga muri Zaburi igice cya 90 umurongo wa 12. Haravuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Yes, icyo kintu cyadufasha mu buzima, mu gutunga Imana, mu gushyira Imana imbere, mu gusoma, mu kubwira Imana ngo iduhe icyerekezo cya buno buzima, cya runo rugendo dutangiye, cy'uyu mwaka dutangiye. Ibyo byagufasha cyane. Icya kabiri, naje gusanga tugomba kwiga uyu mwaka, cyangwa titre navuze ko ivuga ngo ibintu by'ingenzi byadufasha gukoresha igihe cyacu neza muri uyu mwaka wa 2026. Icya kabiri nateguye kiravuga ngo iga kuvuga oya, iga kuhakana
reka kwemera ibintu udashoboye. Nimba umuntu akubwiye ikintu uzi ko utari bugishobore, ngo yego no, ejo nakikubaza ngo se bimeze bite, umva uvuge ngo sorry. Nimba ikintu utagishoboye vuga ngo ya. For example, wenda urugero umuntu akwatse amafaranga kandi uzi ko uri gutyo nta kintu ufite, ngo ndaza kukurebera, reka kumurema mu mutima ibintu bidashoboka, muhakanira umubwire ngo ya. Kubera ko kuvuga oya, ntushobora gukora ibintu byose. Kuvuga oya ku bidafite umumaro bituma uvuga yego ku byo Imana yaguhamagariye, please ikaguhakana. Muri nimba akubwiye ikintu uri kumva utari kumva neza, mubwire ngo ntabwo bishoboka, mubwire ngo oya. Nyuma ya oya hari irindi jambo rihaba? Ese nyuma ya yego hari irindi jambo rihaba? Oya. So igaguhakana. Ikintu kidashoboka uvuge ngo sorry, ntabwo gishoboka. Ikintu bakubwira wumva utari kumva neza, ubabwire ngo ntabwo ndi kubyumva, ntabwo oya. Jambo oya, nyuma ya oya nta rindi jambo rihaba. Wige guhakana. Icyo kintu ni ikintu cya kabiri nateguye. Icya gatatu kiravuga ngo kora ibyo ugomba gukora muri iki gihe, irinde gusubika. Gusubika mvuga ni gusubika ni igihe wateguye ibintu urukumva wa mwanya wo kubikora ukabisubika. Gusubika no, ndabyanze. Gusubika ntabwo ari byo. Nimba wateguye ikintu ukavuga ngo uyu munsi ndabyuka nkore ibintu, bikore, ureke kubisubika. Cyangwa urugero ngo njyewe Elizabeth ndavuze ngo uyu munsi ndabyuka ngire gute, mfure. Urumva ntahita numva ngo nzafure ejo n'ubu mfite ufite. No, nimba wapanze gufurafura, gusubika ntabwo ari sawa. Twabisanga mu Migani igice cya 6 umurongo wa 6. Habe no wakomeza kumanuka ukagera ku murongo wa 11 wabisangamo. Reka tubashake. Twavuze Imigani igice cya 6 umurongo wa 6. Nidushaka dusome igice cya 6 umurongo wa 6, ariko nimba ufite ushaka gukomeza gusoma ugere no ku murongo wa 11 uraza kubihasanga. Imigani igice cya 6 umurongo wa 6 aravuga ngo nidushake tugere ku murongo wa 7. It's okay. Aravuga ngo wa munyabute we sanga ikimonyo, witegereze uko kigenza, kandi ugire ubwenge. Ntikigira umutware cyangwa igisonga cyangwa shebuja. Reka dusome no ku murongo wa 8. Aravuga ngo ariko gihunika ibiryo byacyo muki. Nimba wumva ushaka gukomeza gusoma, komeza usome ku murongo wa 9, ku murongo wa 10 uraza kubihasanga. Sorry bari bampamagaye. So ibyo bintu ni ibintu reka kugira ubute. Nimba uyu munsi wavuze ngo gahunda zanjye zose ni izi zikuri, reka ubute. Hano no muri Bibiliya barabitubwiye ati wa munyabute we sanga ikimonyo. Baravuze ngo sanga ikimonyo. Ikimonyo ngo sanga ikimonyo. So reka tureke gusubika ibyacu, nibyo byiza. Hanyuma ikindi cya kane nateguye, haravuga ngo gira igihe cyo kuruhuka no kwiyitaho. Igihe cyiza kigira n'ikiruhuko.
umubiri n'umwuka bikeneye kuruhuka kugira ngo ukomeze umererwe neza. Ako kantu wakumvisha? Umva, turakora tugakora kuwa mbere tukageza ku cyumweru, ariko bavandi no kuruhuka ni ngombwa. Ruhura umutwe, ruhuka please. Ubundi amafaranga ntabwo adushaka, oya, amafaranga nitwe tuyashaka. Ntabwo adushaka kuko ntadukeneye, ahubwo amafaranga nitwe tuyashaka kuko nitwe tuyakeneye. So ihe iminsi uvuge ngo ndakora uyu munsi, nkora uyu munsi, ngira igihe nduhuka. Ibyo wabisanga muri Mariko. Usome muri Mariko igice cya 6 umurongo wa 31 urabisangamo. Please, ruhuka, ufate ka cyayi, ufate ka juice, ushake icyayi ntukinywe cyonyine, unyweshe akarindazi cyangwa akagati. Imana nimba yabiguhaye. So ni ibintu byinshi cyane, gusa ibyo nibyo nabashije gutegura. Ariko ikindi kintu cya 5 nari nibagiye nateguye kiravuga ngo isuzume buri gihe, buri mpera z'icyumweru cyangwa buri kwezi. Ibaze, ese nakoresheje igihe cyanjye neza? Niki nakosora? Urabisanga mu Bakorinto ba kabiri igice cya 13 umurongo wa 5. Ni dushaka tuharebe. Abakorinto sikundi kuva ku Bagalatiya. Okay, Abakorinto ba kabiri twavuze ku gice cya 13, igice cya 13 umurongo wa 5. Ariko muri kubabona neza, haravuga ngo ngaho nimwisuzume ubwanyu, mumenye yuko mukiri mu byo twizera, kandi mwigerageze. Mbese ntimwimenya kandi ntimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwe, keretse ahari mubaye abagawa. Kinyarwanda ni hatari, yabari bampaye ibiregi igifaransa, ariko mwabyumvishije cyangwa mpasubiremo. So bavandi, buri ku cyumweru kirangiye, reba si cyumweru hari time yanjye yaba yaratakaye ku bintu bidafite umumaro. Ese icyumweru kigizwe n'iyi minsi, ese muri iyi minsi hari umwanya wanjye naba narataye ku bintu bitafitiye umumaro? Ese muri iki cyumweru wisuzume, wicekinga ubwawe, wisubiremo, wirebe, naba naragenze neza? Ese kino cyumweru cyaba gishize nta muntu twavuganye nabi? Ibyo bigutere kwibuka uko icyumweru cyagenze cyangwa ukwezi. Ibyo bizagufasha mu gutera imbere, ibyo bizagufasha mu gukoresha igihe cyawe neza. Bavandi, icyo narangirizaho, reka tureke kwita ku bintu bidafite umumaro, reka tureke kwita ku bintu bitadufitiye inyungu. Igihe cyagiye ntabwo gisubira inyuma. Isaha iyo yimutse ntabwo igisubira inyuma. Nimba nonaha ufite umwuka uhumeka, nimba nonaha ugifite amaboko abiri, ugifite amaguru abiri, koresha igihe cyawe neza. Igihe cyangwa icyizere bimeze nk'ikirahure. Ikirahure cyamaze kugwa hasi ntabwo kiba kigisubiranye, gihita gitandukana. Igihe ntabwo gisubiranye. Icyo navuga ni iki ndangiza, mureke dukoresha igihe cyacu neza. 2025 hari umuntu ufite amaboko abiri, 2025 hari umuntu ufite amaguru abiri,
2025 hari umuntu wumvaga none hatacyumva. 2025 hari umuntu wari ufite iyo sura nk'ufite, wari umeze neza, ariko ubu arimo aramwera ku bintu, mu mazuru yiwe harimo ibintu sinzi no kubika n'ukuntu babyita. Koresha igihe cyawe neza, usenge, usome, ubwire Imana, Mana shaka kumpa icyerekezo cya buno buzima cy'uyu mwaka dutangiye. Ibyo bizagufasha. Imana ikuhungisha, Imana ikugirire neza, Imana yivange mu byawe. Ndabakunda cyane, nkomeje kubifuriza ibyiza byose muzi bibaho, ndabibifurije. Wowe uri bunkurikirane, uwo mbonye bwa mbere, nkwifurije ibyiza, imigisha myinshi itembe ku buzima bwawe, we n'umuryango wawe. I love you. Bye. Imana ikomeze ibite.